Bavandimwe inshuti zacu, iki ni ikiganiro rinda ubuzima bwawe. Reka tubasubukurire ikiganiro cyerekeranye n'indwara z'igifu, igice cya kabiri, kuko igice cya mbere cyo twarakirangije. Indwara z'igifu tugiye kongera kuzinyuramo, ariko turajya tunyuramo muri magufiya kuko ni nyinshi kandi ziteye mu buryo bunyuranye. Ni ukukurangira ngo turebe niba koko waba urwaye igifu, hanyuma nubimenya ushakishe imiti, ubaririze, wivuze, wifashishe abaganga n'ababisobanukiwe bakugira inama, dore ko inama zose zitaba imiti si ivura gusa, ahubwo n'inama zijya zivura, bigafasha rero, bigafasha umurwayi. Mu ndwara z'igifu tugiye kureba nyinshi ndetse n'ibimenyetso byazo. Iya mbere harimo igifu kirangwa n'icyo bita gaze dans l'estomac. Ni igifu kirangwa no gutura imibi myinshi, hanyuma icyo gifu kubera ko kiba cyuzuyemo imyuka myinshi kikajya kizamura imibi hejuru, binyuze mu kanwa. Birumvikana, abantu imibi barayizi. Ubwo ni ubwoko bw'igifu ushobora kuba urwaye niba ufite icyo kibazo cyo guhora utura imibi myinshi. Ubwoko bwa kabiri kandi ni icyo bita acidite gastrique. Iki gifu kirangwa no kwagara mu kameme, ariko ariho hanitwa kandi mu munwa w'igifu, cyangwa benshi bahita muri mugabuzi. Ubwo ababizi, abumva icyo kinyarwanda barahazi. Ni ahagana aho imbavu uhereye mu gatuza ugasa nk'umanuka ugana mu nda cyangwa mu gifu, aho ngaho urimo hagati, aho wumva amagufa arangirira, niho bita muri mugabuzi cyangwa mu kameme. Aho rero harababaza, ukumva harokera, ukumva hateye ikibazo. Ibyo biba byatewe n'indurwe nyinshi ireka kuguma mu gifu, ahubwo igasa n'izamuka, yiyongera. Kwiyongera kwayo rero kugatuma igana ahagana mu muhogo, igatangira kujya iryana. Nk'uko bisanzwe indurwe iguma mu gifu, rero iyo itangiye kuzamuka igana ahagana mu muhogo, kiba ari ikibazo gikomeye. Ubwo ni ubundi bwoko rero bw'igifu ushobora kuba ufite. Ubwoko bwa gatatu nicyo bita insuffisance du sucre gastrique. Ni ukubura kw'indurwe ihagije yo mu gifu, bituma ibyo kurya bitanogerezwa neza uko bikwiye. Iki nacyo ni ikibazo cyugarije benshi, aho abantu barya ibiryo hanyuma bikabagora, bikigumira mu gifu, ibyo bita benshi kugugara, bigakoma mu nkokora umurimo wose wo kunoza ibyo kurya, bigatera imisonga no kumva igifu cyose kiri gutonekara, kandi kikaremera amara akaziba, bigatera gutumba, umuntu akatumba, akajya asura kenshi se, cyangwa kuri benshi bigatera amaraso gukena. Hafi y'ibiribwa byose bikasa nk'aho bigoye umuntu urwaye ubwoko bw'icyo gifu. Ikindi gifu kandi ni igifu cy'ikinyantege nkeya, kidashobora kunoza ibyo kurya vuba. N'iyo kibigerageje, nyiracyo aba ari kuribwa cyane. Ukirwaye yumva asa n'uri kokera, n'uwikoreye umutwaro, cyangwa akaribwa mu gifu, kugira umwuka mwinshi mu nda, umuriro waka mu gifu, akagira ikirungurira. Ibyo byose biherekejwe no gutura imibi myinshi, agatura amangati cyangwa agasuragura kenshi.
ibyo bigakunda kubaho igihe umuntu arangije kurya. Icyo gifu rero kirangwa n'imikorere mibi, imikorere mibi y'igifu yabitera. Ibyo bintu bishobora kurangwa n'imikorere mibi y'igifu, imikorere mibi y'agasabo k'indurwe, imikorere mibi y'amara, n'ibindi n'ibindi. Ubwo rero urumva ko ubwo bwoko bw'icyo gifu nacyo ni ikibazo gikomeye, kuko bishobora no guterwa n'imirire y'umuntu ari gukoresha, imikorere mibi y'ingingo ku myanya runaka y'umubiri itagishoboye akazi kayo, nk'igifu kitagifite imbaraga, hanyuma amara atagishoboye akazi n'ibindi. Ubwo nabyo ni ikindi kibazo gishobora kuba giherereye mu gifu. Ikindi gifu kandi bacyita descente de l'estomac, ni igifu kirwaye kikagira amazi menshi, kirangwa no kubyimba kw'imitsi y'igifu, hanyuma kikabyimbagirana, kikagira ikibazo ukabona habyimbye, cyangwa se cyakora akazi ntikirangize umurimo wo kumara ibyo kurya muri cyo, urumva nyiracyo agahora abangamiwe cyane. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane, gishobora no kubyimbagirana bitewe n'umutwaro munini kiri kwiyumvamo w'ibyo kurya, nyamara usibye ko kirwaye ubundi cyakabishoboye. Reka tujye ku bundi bwoko burangwa n'icyo bita vomisoma. Abakirwaye bakunda kuruka, kigahorana impagarara, kigateza impagarara no mu mara, n'ibindi. Ubwo rero abakunda kuruka nabo bakwiye gukora atansiyo, kuko bishobora kuba ari igifu cyabiteye. Reka tujye ku bundi bwoko bw'igifu burangwa n'ibyo bita trouble nerveux d'estomac. Ni igifu kirya umuntu iyo atamerewe neza mu bitekerezo, akababara mu gifu, kandi mu bitekerezo niho habangamiwe, ariko akumva ari kubabara mu gifu. Icyo gifu giterwa n'intekerezo zitanyuzwe neza, zitaguwe neza nyirazo, birumvikana. Muganga mukuru witwa Pavlov yaravuze ati gusuzuma igifu neza ugihera mu bwonko. Ni gusuzuma igifu neza ugihera mu bwonko. Murambabarira, ni muganga bita Pavlov. Ubwo rero bene ubu bwoko bw'iki gifu ntabwo nyiracyo ashobora gukira mu gihe cyose atagutekerereje imibereho ye, imyumvire ye, imibanire ye n'abandi mu rugo uko biteye. Ubwo rero ni uko nguko ibifu byinshi abaganga basanze, kandi basanga ari imitekerereze. Ubwo rero wajya kwivuza uvuza indwara bikaba ari ikibazo, muganga akaba atashobora kuvura bene icyo gifu bitewe n'uko gishingiye ku bitekerezo, akaguha ibinini cyangwa imiti yindi ariko ntibigire icyo bitanga. Igifu kindi kigira icyo bita hemorrhage gastrique. Ukirwaye ashobora kuruka amaraso cyangwa akayituma. Abakirwaye baruka amaraso. Igifu kiruka amaraso rero bakunda kugaragaza ubudari. Ubwo ubudari ni ugutakaza ibiro, isesemi kenshi. Ibyo biterwa n'ibisebe byinshi biba mu gifu, kandi bigahora bisohora amaraso. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Abakirwaye barakomerewe no kubasabira. Ubundi bwoko bw'igifu babwita gastrite.
ni igifu kiryana iki gifu kiryanira mu kameme nk'urusenda, hahandi nabarangiye nyine umanutse mu gatuza aho amagufa aherera. Ubwo rero harimo n'abagiterwa n'imyanda iva mu itabi, inzoga, ikawa, gukunda gukoresha ibinini bya aspirine, kuri ibyo kurya bishyushye cyane cyangwa ibikonje, n'ibindi. Inzoga nyinshi harimo izo bita za manyinya, kutanoza ibyo kurya neza bitewe n'amenyo arwaye cyangwa afite ibindi bibazo, ibyo nabyo bishobora gutera igifu kimeze gutyo, ukokera mu kameme cyane. Icyo gifu kandi gishobora guterwa n'indurwe runaka nyinshi mu gifu, birumvikana. Ubundi bwandure nk'ubw'umwijima n'ibindi, na za gripe nazo zishobora kubitera. Hari ikindi gifu bita gastrite chronique. Iyi ndwara y'igifu irangwa no kugabanuka kw'imyanya y'igifu. Ubwo ni ukuvuga ngo igifu kiragabanuka, kikuma, kikadara, imitsi ikaba mitoya, nacyo ubwacyo kikaba gito cyane. Ubwo urumva ko ni ikibazo kiba gikomeye cyane, kikajya gitera nyiracyo kwikanga no kwikubita hasi gitunguro. Urumva ko kwikubita hasi ni ikibazo gikomeye cyane, uyu muntu aba yararembye. Kigakunda guterwa no kubura indurwe ihagije cyangwa kubana n'abatakuguye neza. Icyo nacyo ni ubundi bwoko bw'igifu. Ahandi ndetse tujya kugana ku musozo w'izi ndwara z'igifu ni ulcère de l'estomac. Ni igifu kirangwa n'ibisebe cyangwa uburyane buboneka mu ntango y'igifu ahagana mu irembo rigana mu mara. Ubwo ni hepfo rwose mu gifu ugana mu mara. Biterwa hakononekara, ukumva hari kukurya, harimo ibisebe. Ubwo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi igifu icyo gihe gitangira kugenda kigabanuka. Impamvu zigitera ni nyinshi, harimo nka za acide nyinshi n'ibindi. Reka dusoreze aha ku ndwara z'igifu, ariko ntitwakibagirwa ko mu gitabo cyitwa Guide de formation personnelle page ya 55 na page y'117, abakunda ibitabo bazahasome, hazabafasha cyane. Witwa Maurice, muganga Maurice yaranditse ngo igifu gitewe n'ishyari ntikishobora kubonerwa umuti. Igifu gitewe n'ishyari ntigishobora kubonerwa umuti, ndetse na nyiracyo akunda kugaya abaganga, avuga ko nta kamaro kabo, ntacyo bamaze. Nyamara burya nta byatsi cyangwa ibiribwa byakiza indwara umuntu yatewe n'ingeso mbi. Urumva ko abaganga bo turabizi, kandi namwe muzabimenye neza, igifu gitewe n'ingeso mbi n'ishyari nta binini bishobora kugikiza, nta byatsi bishobora kugikiza, kereka uwo muntu aretse izo ngeso ze imbi. Birumvikana ko ku baramutse barize mu mashuri aya ya interna kera muri za troncome abana bakiri batoya, cyangwa se no mu birorero muri village aho mutuye muri za quartier, mushobora kuba muzi abana batoya b'abakobwa cyangwa b'abahungu, birashoboka barwaye icyo bita amour, bitewe n'ibyo gutekereza ku bakobwa n'abahungu cyane, bikabatera igifu, bagasepfura,
bakumva baraba, ukabona ibibazo byavutse kandi nta yindi ndwara yera yirabura bafite, byatewe n'ibitekerezo byahanganye kandi mu bwonko bwabo batarabasha kumenya gufata imyanzuro, bikabatera igifu. Igifu rero cyapfiriye mu bitekerezo nta muganga n'umwe wakivura. Reka dusome isomo rimwe tunasoze. Iri somo turaribona mu Migani igice cya 14 umurongo n'uwa 30. Haranditse ngo umutima utuje niwo bugingo bw'umubiri, ariko ishyari ni nk'ikimungu kiri mu magufwa. Umutima utuje rwose ngo niwo bugingo, n'ubugingo bw'umubiri. Ishyari ryo ni ikimungu, ni kanseri iri mu magufa. Ishyari ni ribi rero bene data, kandi inshuti zanjye, inshuti zarinda ubuzima, inshuti z'ubutumwa bwiza, inshuti z'ukuri, inshuti za Bibiliya, ishyari ni ribi, reka turyirinde, ryadutera indwara nyinshi harimo n'iz'igifu. Ubwo ni ikibazo gikomeye, ariko dushima Imana ko igenda iturangira, idutungira urutoki, ikatwereka icyo twakimarira, ikatwereka uruhare rwacu kuri twebwe, ikatwereka uruhare rwacu kuri bagenzi bacu. Ngaho Imana idufashe kujya tuyiringira no gusobanukirwa neza mu izina rya Yesu.